Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya. Rangurura ijwi wishime mwari w'Isiyoni, Isirayeli hanikuririmbe, ishimwe uhimbarwe mwari w'i Yerusalemu. Uhoraho yakuvanyeho imanza zari zigushikamiye, yirukanye abanzi bawe. Umwami wa Isirayeli Uhoraho ubwe akurimo rwagati. Ntuzongera ukundi gutinya icyago. Uwo munsi bazabwira Yerusalemu bati, witinya Siyoni, ibiganza byawe nibireke gucika intege. Uhoraho Imana yawe ikurimo rwagati, niyo ntwaro ikiza. Azashima cyane ku mpamvu yawe, mu rukundo rwe azakuvugurura, azabyina kandi azarangurura ijwi kubera wowe. Mbese nko mu byishimo byo mu minsi mikuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimukomere amashyi Uhoraho, nimumuririmbire indirimbo nshya. Nimusingize Uhoraho mucuranga icyembe, mumucurangire inanga n'imirya 10, nimumuririmbire indirimbo nshya, mumucurangire binoze murangurura amajwi. Nimukomere amashyi Uhoraho, nimumuririmbire indirimbo nshya. Nyamara umugambi w'Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho. Uko ibihe bigenda biha ibindi, hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana, hahirwa umuryango yitoreye ngo ube imbata ye. Nimukomere amashyi Uhoraho, nimumuririmbire indirimbo nshya. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niwe buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Ibyishimo biri mu mitima yacu, niwe bikomokaho. Amizero yacu akaba mu izina rye ritagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye ncumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Nyagasani nakugirira neza, uzasangiza ibyishimo abandi. Dukomeje rwa rugendo rwacu, urugendo rwerekeza kuri Noheli.
urugendo twatangiye by'umwihariko igihe dutangiye igihe cya Adventi, ukwitegura kudasanzwe ivuka ry'umwami wacu Yezu Kristo, umukiza wacu, umukiza w'abantu bose. Ariko by'umwihariko kuva ku itariki ya 17 twatangiye kwitegura ku buryo bw'umwihariko, ku buryo budasanzwe. Ndatekereza twagiye twumva amasomo atwinjiza mu iryo yobera ryo kwigira umuntu kwa jambo ari we Kristo, uje kudukiza ibyaha, uje kudufasha kumenya ko ukuremwa kwacu gufite intego kandi twaremewe kuzajya muri bwa bwami Imana yaduteganyirije. None umukiza aje kudukiza kugira ngo ubwo bwami tuzabujyemo twariteguye koko. Ibyangombwa rero dukomeje kugenda tubibona tubihabwa kugira ngo tutazavuga ngo twabuze ibyangombwa byo kwinjira mu ubwo bwami. Ibyangombwa tugenda tubyegeranya gahoro gahoro uko bucya nuko bwira. None uno munsi twumvise uw'Imana yashatse ko Yezu Kristo anyuramo, umubyeyi Imana yahisemo kugira ngo azatubyarire uwo mukiza. Ejo twumvise uko byagenze, uno munsi twumvise noneho uwahawe ubwo butumwa ari we Bikira Mariya yagiriwe neza, ariko ahise ahaguruka yihutiye hehe? Yihutiye mu misozi miremire, agiye kureba nde? Agiye kureba mubyara we Elizabeth, agiye kumumenyesha iyo nkuru. Kuko nanone mwibuke umumarayika yamubwiye ngo, ejo yaramubwiye ngo na Elizabeth mubyara wawe nawe yasamiye mu zabukuru kandi yitwaga ingumba, koko nta kinanira Imana. Ahise yumva Elizabeth nawe koko byagenze uko nguko, ahise yihuta kugira ngo amumenyeshe ubwo butumwa budasanzwe, ubwo butumwa Imana imuhaye. Arabikora mu guca bugufi kudasanzwe, abikora mu guca bugufi kudasanzwe, kuko kuba wumva ko uzabyara umwana w'Imana ubundi bakagombye guhita uba umuntu udasanzwe ukomeye, ahubwo bagomba kuza gushengerera wowe ubwawe, bagomba kuza bagusanga aho uri. Ariko aravuze ati Elizabeth ageze mu zabukuru, kandi nanjye nubwo mpawe buno butumwa budasanzwe ngomba guhaguruka njye kumusura kandi mumenyeshe buno butumwa Imana impaye. Uguca bugufi kwa Bikira Mariya rero tugukesha byinshi, turagomba kukwigiraho rwose. Muri no somo tumaze kumva hagaragara guca bugufi kudasanzwe k'umubyeyi Bikira Mariya. Yahawe inshingano zidasanzwe, yahawe ubutumwa mu by'ukuri navuga ngo ni ubutumwa kuri muntu, numva ariko butumwa burenze. Ubutumwa burarenze Bikira Mariya yamuhaye, burenze ubundi bwose bwahabwa muntu, ikiremwa muntu. Kubyara umukiza Yezu Kristo uzacungura isi yose, umwana w'Imana, ndumva ari ubutumwa bwakagombye kumushyira hejuru cyane. Ariko turamwigiraho uyu muco mwiza cyangwa iyi migenzo myiza yo guca bugufi. Bavandimwe, buri munsi Imana iduha ubutumwa. Iduhaye ubutumwa, mbere na mbere twagombye guhita tuzirikana kubugeza ku bandi, kuko niba iguhaye ubutumwa ntabwo ari ubutumwa wowe ugomba kwiharira wowe ubwawe, ntabwo ari ubutumwa ngomba kwiharira jyewe ubwanjye, ahubwo ngomba kubujyana kubugeza ku bandi. Bikira Mariya turamwigiraho guhita haguruka, arahagurutse ashyiriye ubutumwa abandi. Kujya kwa Elizabeth twumve ko yashyiriye ubutumwa abandi, natwe Nyagasana duhaye ubutumwa tugomba guhaguruka tukabushyira abandi, kandi tukabikora mu bwiyoroshye. Kuba Nyagasani yaba aguhisemo akaguha ubutumwa bivuze ngo ntabwo wabaye igitangaza mu bandi bose, ahubwo nuko Imana yakugiriye ubuntu. Nkuko twabyumvise mu masomo twagiye dusoma, umumarayika yaravuze ngo wagize ubutoni mu maso y'Imana, wagize ubutoni.
wahebuje abagore bose umugisha. Nawe ubugize umugisha udasanzwe kugira ngo uwo mugisha Imana iduhaye tuwusangize abandi bose, tuwusangize abavandimwe bacu kugira ngo tubafashe mu rugendo rwabo. Iki gihe rero twitegura Noheli ni igihe kidasanzwe. Tugomba kuba abantu bafite Imana, kandi koko twateguye imitima yacu. Ndatekereza nubwo tugwa tubyuka buri munsi bitugora kubera ubuzima bwa buri munsi tuba hano tukiri ku isi, ariko tugenda tugwa tubyuka kugira ngo twitegure kugira ngo umukiza azavukire mu mitima isukuye. Mwumvise ko Elizabeti yuzuye Roho Mutagatifu. Niba mu mutima wawe cyangwa mu mutima wanjye mfite Imana, uwo muzaba muganira, uzaba ushiriye ubutumwa, azuzura Roho Mutagatifu, azabona kuri umuntu w'Imana koko kandi ufite Imana. Bikira Mariya yagiye afite Imana muri we, ko afite Yezu muri we, afite Imana rero. Ari nayo mpamvu Elizabeti ahise yuzura Roho Mutagatifu, kuko asuhujwe n'ufite Imana muri we. Niba dufite Imana rero, ukaba ufite Imana muri wowe, ufite Imana muri jyewe, uwo tuzaba tuganira cyangwa uwo nzaba nshiriye ubutumwa azavuga turiya muntu afite Imana koko. Imana bari kumwe, n'ubutumwa uzaba ugiye gusohoza buzumvwa kandi buzashyirwa mu bikorwa, kuko uzaba ufite Imana muri wowe. Dutakambira Imana rero muri runo rugendo rwerekeza Noheli, kugira ngo Nyagasani ature mu mitima yacu, abe mu mitima yacu. Naba ari mu mitima yacu rero, na kwa kwitegura uguhindukira kwe yuje ikuzo bizatworohera, bizadufasha, kuko tuzaba dufite Kristo muri twebwe. Bya byangombwa ntabwo bizaba kitugora kwegeranya, tuzakomeza tubyegeranye. N'ibikibura nanone, n'ibikibura tugishakisha, nabyo tubishyire ku murongo, kuko tuzaba tumufite mu mutima wacu. Dukomeze twitegure rero kugira ngo uwo mukiza wacu azavukire mu mutima isukuye, kandi yiteguye kujyana Kristo mu bandi, mu bavandimwe, mu baturanyi, kugira ngo nabo bagira imbaraga zo gushaka ibyangombwa byo kuzajya muri bwa bwami twateguriwe. Nyagasani Yezu nabane namwe.